Ni amakuru harimo aragenda agarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, bose barimo baragenda bagaruka ku mugabo wasambanyije umwana we kuva afite imyaka 7 kugeza afite imyaka 25 y'amavuko. Abantu bose bumiwe, abantu bose barimo baragenda batanga ibitekerezo byose bagaruka kuri uyu mugabo wasambanyije uyu mwana wiwe agifite imyaka 7, none ubu ngubu akaba agejeje imyaka 25. Munyumvire ibintu uyu mugabo yagiye akora. Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka rero dutangire n'iyi nkuru yacu y'akababaro kandi iteye agahinda yagiye igarukwaho n'abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, aho kuri ubu inzego z'ibanze mu karere ka Kayonza zatangaje ko umugabo w'imyaka 58 y'amavuko ukekwaho gusambanya umukobwa we kuva afite imyaka 7 kugeza ubu akaba agejeje imyaka 25 yamaze gutabwa muri yombi. Yatawe muri yombi mu rukera rwo kuri uyu wa mbere tariki ya 23 mu mudugudu wa Kacyiru mu kagari ka Cyarubare mu murenge wa Kabare muri kano karere ka Kayonza. Umukobwa wasambanyaga kuri ubu afite imyaka 25 ariko akaba avuga ko yatangiye kumusambanya afite imyaka 7 y'amavuko. Uyu mukobwa kandi yabwiye ubuyobozi ko se yagiye amusambanya inshuro nyinshi bikanamutera gutoroka iwabo ajya gushakisha imibereho ahandi. Uyu mukobwa ngo yaje kwandura sida, hasubiye iwabo se nanone harongera ashaka kumusambanya, undi arabyanga ahubwo abibwira nyina kuko atifuzaga kuba yakwanduza sida mama wiwe umubyara. Umva rero agahinda uyu mukobwa yahuye nako ndetse n'icyo abaturage nabo baba batangaje. Byabaye natangiye kubyumva umwana nyine twageze inaha ngaha 2007, umwana yari afite imyaka 7. Ubwo nyine tukigera inaha nibwo umugabo yatangiye kujya ahohotera umwana amubaza igitsina. Umwana nyine batangiranye mbese afite imyaka 7, biratinda ageze mu myaka 10 niba atari 12 umwana aranyihererana arambwira ati mama, nubwo bimeze gutyo ndi mukeba wawe papa twararyamanye. Nkimara kubyumva nk'umubyeyi nta cyakora nta kintu namufashije, ahubwo kubera umugabo ntari kubimukekera nahise mucyaha ndavuga nti wa mwana werekeraho sigaho kuvuga wibeshyera so, iki kintu so ntago yagikora. Umwana akimara kumva muzibije nta kindi yakoze, yabaye aho ngaho. Umwana nkajya mbona ari kubikirara, nkajya mbona ari kujya agenda araraguza nkaberwa ikintu gituma araraguza gutyo akagenda byageza nka saa 12 nkabona umwana araducitse aragiye, nkayoberwa ikintu kimujyana. Naho kwabaga ari ubwoba yagize bwo kuryamana na se, akavuga ati reka mucike ntoroke. Umwana arakomeza bikirara gutyo kugeza ubwo igihe kigeze aragenda nyine kubera uburara ise yamuteye, kuko urumva ntiyazaga ngo hamare kabiri kubera ikibazo se yari yaramumenyereje. Yamusabaga nyine kuryamana nawe, umwana yagira ubwoba akararagura gutyo. Igihe kiragera rero bwa burara akuramo umwana. Akuyemo umwana araza aramubyara. Umwana ageze mu myaka 2 n'ubundi se aramubaza, n'ubundi barongera bararyamana. Umwana nyine tuguma gutyo, ariko ngewe nta kuri nari mfite, ntago mbese nabihagararagaho kubera yuko nawe yabimbwiye singire simbishyire hagati, nawe agaceceka akareka kubimbwira. Noneho byagumye aho ngaho, umwana agira gutya n'ubundi arongera araruka aragenda arashaka. Amaze gushaka ashaka umwana
umugabo barabyarana, bamaze kubyarana ubwo ngubwo umwana ndamubwira nti ngaho icara basurera abana bawe nta kibazo. Ikintu cyanteye ikibazo cyane rero nari nariyakiriye ahejo bundi umugabo arafata umwana, amaze kumufata aramunywesha amayoga, amaze kumunywesha amayoga nari ndi mu buriri ndwaye, arangije bigeze nimugoroba aramubwira ati uyu munsi ntabwo ndi burongore nyoko, ni wowe ndi burongore. Umwana araza aranyongorera ati mamayi rero tinakubwije ukuri wanga kwemera, none ngwino wirebere ukuri ahantu kuri, wirebere ibintu nakubwiye mfite imyaka 7 ukanga kumva, noneho ubyirebere imbone nkubone. Ndangije umwana nyine aramubwira ati rero nta kibazo papa, nta kibazo. Aramuherekeza, amaze kumuherekeza amujyana hariya muri utu tugemo two hirya hariya, bazi ngo ndaryamye, ntazi ko mfitanye gahunda n'umwana. Umwana arambwira ati ubu ngiye kugusohokana, wowe ukomeze hano inyuma y'inzu, nugera hari inyuma y'inzu ubunde ufate telefoni, nubona cyakora agiye kwishyira ati nubona hari ibyo ugiye kubona. Ndabyuka, maze kubyuka mfata telefoni, ubwo mbyogora gutyo umwana nawe abyogora aha, asanga se hariya mu ngema, amaze kuhasanga se ngiye kubona mbona aramubwiye ngo nazamura agakanzu, yari yambaye agakanzu, arangije umwana arakazamura, ngiye kubona mbona ise akubise ibipfukamiro, mbona ashyizemo, nibwo nagiye ntera intambwe rimwe kabiri, nateye intambwe rimwe ntera intambwe kabiri, mpita mufata ku bitugu uti noneho ukuri ndakwiboneye, ndagufashe, noneho urireguza iki? Akimara kubona amufashe gutyo ahita aravuga ngo ngo ariko uzi ko uri umusazi, ngo umwana wanjye ngo narindi kumuvura, ngo narindi kugira ngo bazagire mutera imiti yo kugira ngo azubake, nasubira ku mugabo wazubake. Se wa mugabo we, umwana wibyariye wari uri kumuha iyihe miti? Ngo narindi kumutera imiti yo kugira ngo azubake. Ubwo rero ndaza muzana hano mu rugo, ndababaza bombi ati nimumbwire ikintu mwashakaga kugeraho, cyangwa ngewe mbasige mubu umugore n'umugabo, wa mugabo we ngusigane n'umwana wawe umutunge, ngewe nigendere. Umugabo aravuga ati mbabarira byabayeho, atariko mbabarira. Nuko rero ngira imbabazi, ntago njya mputira ko naramubabariye, n'uwo mwana asa naho amubabariye, ariko ahejo ubwo nkimara kumubabarira, umugabo yagomeje anywa amayoga, anywa. Ahejo rero intandaro, ndateka, maze guteka, maze guhisha, umugabo yicara nk'hariya, umwana yicara undi yicara nka hariya. Arangije arambwira ati rero wa mugore we, aba n'abana bawe, aba n'abuzukuru, njye ntabwo nzongera kujya mu maguru. Arangije kubivuga, umwana ko yibutse ukuntu ibintu byamubayeho, arangije arahaguruka aravuga ati papa, ibyo ni uko bivuze, ati nutajya mu maguru y'umugore wawe, nayanjye ngewe mwana uzajyamo. Umusaza tugiye tubona ibintu birahindutse, tubona aravuze ati uru rugo njye ntago nzongera kurubamo. Ahita afata umugozi, mbese arizirika, umuhungu baramufashe, nanjye mba ndamufashe. Arangije akajya afata ati nimumpe icyuma niyice, bamufata gutyo. Nuko amakuru nayo makuru nge mfite. Umuntu yakwibaza ngo kuki umukobwa wawe we yakubwiraga ntutange ikirego ngo bamukurikirane?
nyine impamvu yambwiraga sintanga ikirego, njyewe naravuga kubera yabimbwiraga ari umwana, navugaga ko ari ukumubeshyera. Naravugaga ati abana barabeshya, buriya ni ukumubeshyera, ari kumubeshyera ntabwo kintu cyabayeho. uyu mukobwa afite imyaka ingana? Afite imyaka 25. Avuga ko yamufataga ku ngufu cyangwa babaga bamwumvikanye? Nyine akiri umwana numva avuga ngo yamushukishaga amandazi. Ngo yamutangiranye kera. Amubwira ngo reka ngo amugire ngo abone uko amera amabere, ngo reka baryamane ngo nibwo azamera amabere. Niko yamubwiraga. Umugabo we yarasanzwe yitwara ate, imyitwarire ye muri rusange? Yitwara ate se? Yari asanzwe nyine yitwara n'ubundi nabi, ni ukuvuga ngo nta mahoro n'ubundi yari ari hano muri uru rugo. Hari igihe byamurengaga nyine, niba ari ibya soni akava mu rugo akagenda agakubita amezi nk'atanu, iyo nkongera nkabona aragarutse. Hari hashize igihe kingana iki ataba hano? Hari hashize amezi 4. Nkihigerera nyine nasanze amaze kuyishyiramo, mufashe ahita yicomokoramo, ariko nabonye ko yari yayishyizemo. Iyi nkuru kandi y'akababaro yagiye ibabaza abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye bigize muri kano karere ka Kayonza. Yanagarutsweho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabare, Kagabo Jean Paul, aho yatangaje ko amakuru bayamenye ari uko uwo mugabo yatangiye gusambanya umwana w'umukobwa afite imyaka 7, bituma umwana atoroka aragenda kuko yatinyaga kubivuga, kuko yumvaga kose yamumerera nabi nk'uko yari yarabimubwiye. Ati nyuma yaje kugaruka, agarutse nanone se arongera, bituma yongera arigendera. Gusa ntituzi ngo ubwo yagiye afite imyaka ingahe. Umukobwa rero yageze aho abibwira nyina, yamubwiye ko se ashaka kumufata ku ngufu kandi ko arwaye sida, adashaka kwanduza nyina, nuko byamenyekanye. Kagabo kandi yavuze ko uwo mugabo kuri ubu yamaze gutabwa muri yombi, hashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha kugira ngo hakorwe iperereza kuri iki cyaha akekwaho. Ati ubutumwa dutanga, turasaba abaturage gutanga amakuru ku gihe. Uyu mwana yasambanyijwe kera, niba koko yarasambanyijwe afite imyaka 7, ubu afite imyaka 25, ntabwo bikwiye. Turabasaba gutangira amakuru ku gihe kuko ubuyobozi buriho kugira ngo bubafashe. Uyu muyobozi kandi yavuze ko uyu mukobwa afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Ndengo mu gihe iperereza rigikomeje ngo hamenyekane niba koko yarasambanyije uyu mukobwa koko. Iyi nkuru rero ikimara gusohoka, bagiye batandukanye bose bakomeje kugenda batanga ibitekerezo kuri iyi nkuru, bose bagaruka kuri uyu mugabo bavuga ati uyu mugabo rwose bino bintu yakoze ntabwo bikwiriye, gufata umwana wawe ufite imyaka 7 ukamusambanya kugeza afite imyaka 25. Ati rwose uwo mwana yagize ihahamuka. Ati murumva rero ko bino bintu hatari ibintu byiza cyane, kandi mwagiye mubyumva no mu magambo y'umwana wasambanyijwe na se yagiye atangaza. Mwumvise ko uyu mwana nyine yashaka kubivuga, ariko se akamubwira ati nuramuka ubivuze bizakugiraho ingaruka. Ati rero murumva ko uyu mubyeyi yabaye umubyeyi gito nyuma y'uko yiyangirije umwana wiwe wari ufite imyaka 7 y'amavuko. Murumva ko uwo mwana yakuranye ihungabana. Reka rero twebwe dusoreze hano n'aya makuru yacu, ari nako kandi tunabashimira mwe mudahuma kugenda mukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.